ingaruka y'icyaha kizana imibabaro, ubugome, ukabura amahoro. Amakuru sasa twaraburanye kabisa. Derukana hahandi Pauruga. Sasa hawa cyagihe baza kudusura mu rugo, kakagabo kakabuwa kaza kudusura mu rugo. Wamutindi ni wowe naje gusanga ari we muntu ubasha kunshigikira wenyine gusa, sibyo? Byatuma umutima wanjye ushaho gukunda cyane. Ndavuga ati nzagushaka tuvugana uburyo tuzaca burabukwe buzaba kuwa gatandatu kabisa. Buranzengereza kabisa. Ahungire mu ijambo. Sago twica burabukwe. Sana kabisa. Kuko uriya musore simukunda habe na gatoya. Simukunda afite ibisatsi nakundaga n'ibyanwa bibi. Oya isibye n'ibisatsi. Uriya musore yanakicisha umwana wanyinza. Sasa ntago yambara ngabedwe n'umutindi. Arambara boxer hafi cyumweru cyo atarahindura boxer. Ngenda nabonye ringi boxer yambaye cyageza mu rugo. Ejo bone ngira ngo ndasanga no yari yambaye. Ndavuga ati yaba nakarisagira arashaka gutunga mushika wanjye gute. Ntago byakunda burako tugomba kubwica. Sasa banza karamuroze karakagabo. Ntago yamuroze. Ahubwo reka nkubwire. Ngewe ari umupfumu wanjye nze. Ukanjyana mu bapfumu twazina uburozi bukamitana njewe ngapfa. Ntacyo bwagutwara. Ariko nani woroshe rakunda abarozi. Nawe ufite ikibazo cy'abarozi. Sasa ibyo tubyiyorere. Njewe ndashaka tumushimuza tukamushyira ahantu ha wenyine nkamu boxa ari bwa kanu nibutse. Ari undi muntu inzi wije bya danje wamujyana akamuhungisha uriya muhungu akanamubura. Akamushimuta nyine. Akamushimuta akamunweza ku munsi w'ubukwe ku buryo azamubura. Nago shaka ko munsi w'ubukwe bigera. Cyambere n'urufaranga. Takibazo amafaranga ndayafise njewe. Uwo muhungu wanjye ndamwizeye. Tugira ikibazo ariko nje nago shaka ko ubukwe bugera. Bigomba kuba habura nk'igihe kirekire bakamutwara bakamunweza. Nyirago ndamushaka mu maso yanjye njewe. Abwo ryari urashaka ryari yagwa amafaranga kuwa mbere tubisoze. Wewe bandusha ko urufaranga ubundi umbwiye nanye se ko ndi tayari ariko bikayibanga ryanjye nawe. Tugira ikibazo hawa tugira ikibazo nje cyagiye wa munsi nakubonaga mu rugo ushigikira byatumye muna ko ufite gahunda ariko abarozi bo abaroza abapfu bagupfumurira. Oya umuganga yenda mwize nta kibazo nuko utabashaka ntari bizi. Abapfu bagupfumurira ugapfa nkimbwa. Abarozi ni babi. Sasa gahunda niyo ngiye kuwa mbere mubwiraze ndamu amafaranga ashaka. Sishaka yuko ubukwe bwegeramo kumutwara bamutwere kuwa mbere ni mugoroba. Karatuye hara hakuriya ha mutuzu twa makeya hara hakuriya. Oya we byihorera ibyo ngibyo windangiye hazamushyira we vuba. Ndazanu gato igatwara faranga rube rujeje. Hano se matera ya 5 intebe y'icyatsi mwe nabibyibu. Ndabize karaka. Sawa. Aka nako ni koroshe karakunda abapfumu. Basa gupfumura. Ingaruka y'icyaha kizana imibabaro, ubugome, ukabura amahoro, ukabura n'ibitotsi, aho biboneye ukarota wiyahura. Bruno niwe Jacques none ngo ni indaya hana yanjye, ariko ibintu ngomba kubikurikirana byanga byakunda. Ambeshya umunsi wa mbere ngo yitwa Bruno yitwa Jacques. Ngomba no kujya kwipimisha nkara ukuntu mpagaze kuko ibintu biri kunshanga. Ingaruka y'icyaha kizana
sekreteri anzanire mashini umunsi mbikorera ahangaha ntabwo ndi buze kuva muri runo rugo kabisa. Allô? Oui, Bonjour, bonjour, ça va? ça va bien? Mm. Wageze ku kazi secret? Ya ndi mu nzira ntabwo ndahagera ko ndi hafi yaho. Wakererewe, usigaye ukererwa muri no minsi. Nagize akabazo ariko ntabwo kuri grave ariko ndenda kuhagera. Hako iyo umuntu afite akabazo arakavuga nose ko ubutavuze ubu iyo mba nahageze se njyewe nari kugumira inyuma y'urugi. Yangane ntabwo bizongera. Okay, noneho Mm. njye ntabwo ndi buze kugera kuri biro. Yego. Nugerayo ufate mashini iri ku meza urebe n'akajenda kanjye ubinzanire. Harya mu rugo suhazi? Mbikuzanire mu rugo. Mu rugo ntabwo hazi? Yego ndahazi. Okay, noneho uhita ubifata uhita ubinzanira njye ntabwo ndi bugera aho ngaho. Nta kibazo boss. Ntutinde ariko. Yego. Sawa. Sawa yakoze. Oui, entrez. Secrétaire. Bonjour. Umeze ute? Meze neza. Ntabwo utinze cyane. Yego. Ndakubona. Wakererewe ariko usigaye ukererwa muri iyi minsi sinzi ibintu usigaye. Nkuko nakubwiye nari mfite akabazo gatoya ariko ntabwo bizongera. Ikibazo ni ukutavuga. Abantu tugira ibibazo yega ariko ikibazo ni ukutavuga. Ntabwo uba wavuze ngo umuntu amenye ubu ngubu iyo mba nazindukiye ku kazi ntabwo mba nagutanze nari guhagarara inyuma y'urugi. Tumvikana. Ntabwo ibyo bintu mbikunda pe. Ntabwo ari byiza jya ubwira umuntu amenye uko apanga gahunda. Ku kazi bimeze bite se? Ku kazi biragenda. Inzu najyaga nyibonera inyuma ntarayirebamo imbere. Harya rutarayinjiramo? Ikizu kingana gutyo kibamo wenyine? Nzi ko ubu wayinjiyemo kabisa cyagiye ngira anniversaire ntabwo harya. Ntabwo nahageze kuko nari mfite akazi kenshi. Okay. Nibamo njyenyine ariko nta kidasanzwe nyine. Sinumva ntabwo rifite. Irungu riranyica ariko umuntu aba yarabimenyereye nta birenze. None se wajya umbwira nkaza nkakuganiriza. N'akazi ufite ubwako kaba kakunaniye wakongeraho kunganiriza ukagashoboka. Navuga kongera mu kazi ngomba kugira. Nkaguhemba iki se shaka? Simbaza ubwa buri kintu memba. N'imishahara yanyu kugira ngo nyibone biba byabaye ntambara nashaka kongeraho. Ayajya umbwira nze nkuganirize. Mbaye gakoma keza se. Keza nagakuye mu Budage. Keza. Keza. Ya, hanyuma ugiye guhita usubira ku kazi? Ngiye guhita nsubira ku kazi. Mfite abakiriya bari buze kuhagera ariko ngiye kubera ko uyu munsi numva ntashaka kugera kuri biro. Niba hagusanga uze kubabwira ko mfite inama baguhe details zose z'ibyo bashaka gutumiza then yaduze kunyereza kuri message kuri WhatsApp noneho turebe tubakorere. Nta kibazo. Yego. Icyo waba usubiye ku kazi noneho. Sawa murakoze. Sawa. Umunsi mwiza. Nawe. ingaruka y'icyaha kizana imibabaro ubugome ukabura amahoro. Anje ndabona mu Bwongereza arakuguye neza. Aya nawe wikabye nabirenze. No gusa neza we. Oya se. Yego ko bantu aya nabirenze. Urabona hari ikintu cyahindutse. Tubwiza isura yawe iri kumurika. Usanga nari kurabizi. Yego. Yego. Gusa ndi makuru we. Shanga amakuru ni meza, mu Bwongereza ibintu bimeze neza, amafaranga araboneka. Ibintu mbega nyine nawe hanze urabizi ukuntu ibintu biba bimeze. Twebwe aha ngaha mu Rwanda byaraducanze.
ni ukwirirwa mu rugo ukongera ukahirira ayiwe oya se nta mafaranga ahari nta kazi usigaye ufite nanone nta kazi mfite ariko amakuru wa mushe wanjye umu ex wanjye Eliya Iyi. ntego ko mana yanjye nako afite ubukwe What? Oya uri kumbeshya yanjye twa Eliya n'ukuntu yankundaga ego ko ego amaze kurenga Oya, igihugu oya, nawe oya. ahita kwibagirwa oya we oya ni ukuri kw'Imana ngenda kumva umbeshya ndanababaye ushaka gusa arakennye umva sinzi n'ubukwe nimba buzanaba ndumva mbabaje ariko nshaka nzamusaba imbabazi tugasubirana twongera tugasubirana nkamusaba imbabazi naramusize sinongera kumuvugisha tugasubirana nkamujyana mu Bwongereza tukanakora ubukwe tukigendera yewe wafite ntose mbwira se ninde ajya gushaka ni umukobwa w'inshuti yagiye twurugo ni umwana w'umukire horuga kashinzi ko mu bakire katajya kanabyibuha kubona kakorana umushiha ewe niko agiye kubana kariya se buriya se karamukunda cyangwa kari kumubeshya urugo aramukunda ku buryo mani iwabo ntabwo babishaka sibyo umukuru we wenyine ubishaka ariko umusaza se abishaka noneho ngeweho cyangwa nawe urabukwe bugapfa ubwo bukwe nanjye ndi kumva ubukwe ntabushyigikiye umva Eliya ngiye gushaka ukuntu mukonfirma nkamusaba imbabazi nkamujyana mu Bwongereza kahoruga nawe ukazongera kumubona shaketse ugiye ukamuhindura ubuzima kuko Eliya ni umutindi agira intebe imwe y'icyatsi nawe mwakundanaga rero nta kirahinduka n'iyo ngiyo yesu we atumye mpaye nko kubitekereza bitumye makeup yanjye yangirika yego yani imwe y'icyatsi imwe nubwiye y'icyatsi ko atarahindura ka kamatera kamwe kajegajega mana we yesu we nawe ndebengagiye ni ukuri gushaka kw'Imana ariko ni umwana mwiza nubwo ari umukene nabonaga ari umwana umuhungu mwiza umukene agomba gukundwa na nyina mwana Niko agomba kuza bimeze. kudutaka ariko ni umwana mwiza Eliya tujyana Umwana mwiza se azajya mu twabana rugo burya? neza arumva cyane ikintu cyose Wewe ushaka yajya agikora woze gushaka amafaranga Cye- kimujyanye njye ukamuhindura mfite amafaranga namuha Yewe, amafaranga afite nkamuha pe. buri kimwe ubundi akajya akora icyo nshaka naho kari agakobwa ko yewe buriya bukwe ntabwo buzaba ndi mu bantu bari kuburwanya kari agashinzi se nawe ntabwo ubwo bukwe natuma buba pe Ahubwo nta muntu reka wantwara nkubwire. Eliya ni ukuri kw'Imana imbere yari ex wawe Mm. ushaka kuramusubirana umva nibyo ngiye kujya murabizi kandi amafaranga gashake kadware tomu kicika amafaranga urabizi ni gucya ubu na momo yanjye iba yuzuye abahungu urabazi iyo uberetse igiceri wa wundi udafite ikintu atamutera umugongo gusa birumvikana mfashe no kugenda umwereka iyo nzobe yawe ahita umva ni uko Bitari muraba gutya, gutya ngo akaza roroga uri kubibona yagutekereza ni gucya ahubwo iyo duyiro tuyipange ryari riyatuma hamagaye Vuba, ejo nzagaruka hari ahantu ngiye kujya gusura anti wanjye ntabwo namerukaga ejo nzagaruka cyanza kubwira musohokane duhurira ahantu Rahira, nanakugurira shaka inkoko sikumbuye umva ndabizi urayikumbuye ikijijisha nari maze iminsi mfite umushinga ufite amafaranga Yego. bita Jacques ariko reka ariko nawe ndabona utangiye gucya Oya. niyo mpamvu ndi kubona useka sheri Ndetse yego nyine nkubwire sha Mm. ako Jacques wanjye Yes. ubu ngubu utambwira ko mwatandukanye sha nzaba nkubarira ego ko mana ahubwo sheri reka mugeze hariya ndaza kuba ngaruka nyine so nta nkomeze. kibazo nawe ndi kwihuta cyane uri kumva ejo nzaguhamagara musohokane Umva tugende mugeze hariya murenze Yeah. ingaruka y'icyaha kizana imibabaro ubugome ukabura amahoro none se Eliya we muri iyi minsi wari umeze gute? shameze neza diyo ko wamuhamagaye ubwira nzi murebe none uzi ko ngeze hano hanze imvura igahita igwa se oya ahubwo niyo utinda imvura ari kukunyagira none se umeze neza saa cyane pe ariko ubona byagendaga nanjye biracamo nta kibazo Sha, ndabona nta kintu ubaye pe ndabona nta kintu cyo ubaye kabisa turashima mbo ikintu naguhamagara rero Diane Mm. urabona cyagiye turi kwa sheri twaruga Eh, mu bantu bose bari bahari haba musaza we yaba na ziriya nshuti ze mm, nta muntu wanyishimiye usibye wowe wamvuganiraga yego icyo kintu naguhamagaye rero Mm. sinzi nimba warabibonye nubwo nakoresheje amagambo make hariya ariko kugeza amagingo aya ikibazo gihari ni iki amafaranga yo ubwo nyine wowe wabona
ushaka tuganire Yes. kuri za gahunda none ko haranabonye none hari hatari ko nabonaga bari kukurwanya cyane oya ariko nanone buriya ikintu kibaho kizima iyo umukobwa agukunda ibyo bakora byose ni ubusa keretse we ku giti cye atagukunda niyo mpamvu nanjye mvuga ngo ubukwe bube ariko cyane cyane mwifashisha inshuti nk'amwe none si ubwo amafaranga bimeze gute ari kuboneka amafaranga yari kuba ikibazo yego cyane rwose yego ko numva se ari danje ariko twe turahari ngo tugufashe ntugire ubwoba sibyo cyane ubukwe buragora byihorera kandi ahubwo habamo stress n'ibibazo byinshi hari igihe ndyama no gusinzira bikanga ariko ibyo ntubyiteho uri kumva icyo ugomba gukora gusa twe nyine turahari tukuri inyuma turagushyigikiye gusa wowe wizera Imana ko ari we ya mbere buri gitondo wizera Imana wumve ko ibintu byose bizagenda neza ibyo ndabyumva ko buri gitondo buri saa byose bishyira imbere y'Imana wowe ntugire ikibazo noneho ku mafaranga yo wari ufite njye nandi gupanga kugura fone nyine muri iyi minsi abantu nari nabonye uduceri mbwa ngure fone kandi ndabona ubukwe bwawe buregereje buri hafi njye nyine nemeye kuguha amafaranga 300,000 amafaranga ugomba kuyaguha pe amafaranga kuko urumva njye nabonye hariya bari kukurwanya ari benshi kandi nawe nta mafaranga ufite kandi binagaragara nta mafaranga gusa nyine njyewe ubufasha bwanjye burahari ndagenda ngerageza no mu bashuti banjye ibintu biraza kugenda neza genda gushyigikiye pe kandi genda byizeye bizagenda neza uva mubwiye kubera icyo kintu rwose unkoreye ntabwo kizegera kiyimva mu mutwe habe na gato kuko unkoreye ikintu haba mu nshuti z'umugore haba n'izindi nshuti zanjye bategeze bakora kandi urakoze kuba waje biragenda neza pe amafaranga ndayaguha saa kandi urakoze ingaruka y'icyaha kizana imibabaro ubugome ukabura amahoro Oroga urakunda kuryama buri munsi ese Oroga dore uko areba narakubwiye gukunda na ziriya nyana zimbwa zizagukoraho uri uraryama uri ko nuzekama nayimva wo Oroga sindi musaza wawe urashaka iki sindi musaza wawe none se urashaka iki Oroga njyewe ndafite ikibazo buri munsi uraryama buri munsi ukaryama kurya wapi kunywa wapi ukakunda kuryama kuva wakundana n'iriya mbobo yawe ngo ni sheri wawe byangeze hano umunsi nzamufatira agarutse hano nzamukata ibitsi ndakubwiza ukuri haki ya Mungu Oroga ndakumva mwaranduhije na nisa mukimvuna mu mutwe basi mbwira ikintu ushaka cyiza umukobwa nkunda cyane nka sister wanjye ikintu ushaka ndagikora kabisa ari kurekana n'anyana yimbwa taki nisa kugezaho arambara boxer hafi amezi 2 akiyamba ataguhindura wanasanga na hasi haje n'amashyamba atayakuraho uri kuravuga turakunda inyana zimwe ziriya yari hemviri umusatsi wabaye nibi cyakwaha uramukunda ungu we sasa Oroga sunkunda ndabakunda ariko nyine ndumva mfite ibitotsi wa mu mwanya nk'iryamye sasa sunkunda ariko urankunda nakwishura amashuri rangize kwiga ndakora ibintu byose rangize kwiga byose urabubona sasa urankunda ngo mbwira ikintu kikuzanye nguye mu bitotsi mbwira ikintu ushaka kumubwira urakemera ndo kubyo ushaka ndagikora ndacyemera okay sheri wangu sasa Oroga ndagukunda sana kabisa ariko none abanzi bikuzanye ari amahoro ni amahoro ni amahoro Oroga urazi ko hari ahantu ndagushakiraga akazi keza ariko ari ikintu kimwe bisabwa kabisa baza ngo ni ibiki ni ibiki bisabwa
nukabyemera ndagukora buri kimwe cyose ushaka kama na bizi njoye sasa mbwira niryamire akazi ndashaka yuko urekana na Elia ukamureka ndagukora ibyo ushaka byose icya mbere cyo uvuze ngo rekana na Elia kuva mwakunda mwabuze amahoro bavuze amahoro kuba bakundana nawe babuze amahoro pe mbabarira ngubwize ukuri na wambwiye ikintu cyose ushaka ndacyemera siko nagusubije niba mu bintu byose ukinisha umugabo wanjye mukure mu kanwa kawe please yari yagucaho afite icyuwizwe kibi s'abakarani nayoga mbabarira utokera mu cyumba please oroga ndamukunda cyane cyane pumbafu shitani mukuba we ndari cyane uri yamye hano ndakunigira amana mu gitanda nino ndagenda mu kazi sayi ndasanga muvugana nijoro ndakuniga umugabo wanjye nagakureba wamaze gushika nyo koreshere wawe uri mwanzi ko dushyingiranwa ibiki ntago mudukunda mwese mufite ikihe kibazo soka masha Mungu utojya kuryama soka kumanina nzangwa n'inshuti zanjye na brother banjye ibintu byo bigenze gute se ingaruka y'icyaha kizana imibabaro ubugome ukabura amahoro so niduza kunkomangira ya masara oui entre bite wowe se kuri hano amahoro kuje hano nanje gusaba imbabazi z'iki aho njye nawe duherukana ariko twatandukanye nawe birangiye ariko buriya byararangiye nabifashe gutyo bitabirangira njye nta kibazo ngufiteho byararangiye ntabwo mba nshaka kwinaniza buriya iyo binarangiye sinarubwo wahamagara umuntu basi namubwiye maze iminsi mfite akazi ubuse si muri weekend se ndi mu rugo reba n'ubundi kuri mashini ni akazi kenshi nta mwanya mfite muri no minsi pe wari umeze neza ariko nta kibazo aribi mufite diro rero diro ihe diro se njye nawe twakinanara ni diro yo gushimuta umuntu yego ko ibyo bintu ko nabiretse z'ubu ngubu ushaka kubingaruramo gute harimo amafaranga ariko none ubwo nakwakiriye wagiye ariya mu gikoni ukareba ka derosti byo tubiganireho neza ariko nizere ko iyo diri irimo amafaranga ahagije barimo ibiceri byinshi cyane ubwo ari ibiceri vayo tuganire kabisa no wenda akeneye muri no minsi nkeneye amafaranga pe cheers kagira inkuru rero iyo diro ngo imeze ite ni diro yo gushimuta umuntu ndabyumva harimo miliyoni 5 abakiriya bari gutanga make gutanga make miliyoni 5 ntabwo igero nabikora harimo risike nyinshi cyakora byibura wenda miliyoni 10 tubongereye oya banza umbwire diro akunyegera nyegera ariko turanayivugana dena ntaribi ngaho mbwira miliyoni 5 ni makeya nazamura amafaranga ako amafaranga ubishya nyuma ari gutanga ni miliyoni 8 miliyoni 8 ariko ntacyo buri umuntu yagerageza ngo nyegera twavugana ariko n'izo dira ariko kunyegera wabaye iki none se none ubwo mukiriya wawe ako ntacyo akazi turi bugakore nta kibazo mubwire ko nabyemeye nta ribi nzago jyane ryari se muhure uzanjyane byibura na nk'umusibe ejo ntacyo nzamfite umwanya sikwe kunyiyaka kandi abwiye ko nta kibazo dufitanye ntacyo nta kibazo
Wena nubwo bumwumbuye. nari nkukumbuye Wari umwumbuye. Sina nubwo wumva ko hashyushye. none se uri mu biki Harashyushye ariko. Si wabaye iki? Kizana